M23 cyangwa se AFC M23 basohoye itangazo ryikura muri bya biganiro byagombaga kubahuza na leta ya Kongo cyangwa se byagombaga kubahuza na Tshisekedi. M23 isi byo biganiro byikuramo. Ni mu itangazo basohoye none bavuga ngo ibiganiro byagombaga kuduhuza na leta ya Kongo byagombaga kubera muri Angola ntabwo tukibigiyemo tubyikuyemo. Ni itangazo M23 isohoye yikura mu biganiro byagombaga kubahuza na Tshisekedi. Ngira ngo byari biteganyijwe guhera mu cyumweru gishize mu ntangiriro nibwo twatangiye kubibona bavuga ngo ubwo byasurwaga na leta ya Angola ivuga ngo Kongo cyangwa se Tshisekedi noneho avuye kwizima yemeye kuganira n'abantu yahoraga kera tuka cyangwa se yavugaga ko ari ibipupe atakwicarana nabo. Twarabibonye Angola yaratangaje ngo noneho Kongo yemeye kuganira na M23. M23 niyo twarabibonye ivuga ngo Tshisekedi najya yarabyemere cyangwa se leta yibyemere ko bashaka kujya mu biganiro natwe, noneho bakeneye kujya mu biganiro natwe. Ibyo Kongo yarabikoze koko, basohoye itangazo nubwo bari batinze bavuga ko bazajya muri ibyo biganiro bizabera i Rwanda muri Angola kugira ngo baganire na M23. M23 nayo ubwayo ku giti cyayo ku munsi w'uyu munsi kare ku manywa M23 yasohoye itangazo rivuga ko yamazina yo guhitamo abantu batanu bagomba kujya kwihagararira. Yari yamaze kubayitamo n'amazina yabo yayatangaje yashyize ahagaragara. M23 ivuga ati ibiganiro bizabeje uyu munsi turi tariki 17. Ibiganiro byagombaga kuzaba ku munsi w'ejo ku itariki 18. Harabura amasaha makenya. M23 mu mwanya ushize yari yabanje gusohora itangazo ivuga ati abantu batanu bazaduhagararira bazajya kuganira na leta ya Kongo muri Angola mu rwego rw'ubuhuza. Ubona hari n'ibyo bagaragaza ko bigomba gushyirwa mu bizaganirwaho kandi kuko M23 igaragaza ko yo iki keneye ari ukugira ngo bigarure amahoro, igaragaza ko idakeneye n'intambara. Reka nguhe ikaze wowe nshuti ya Truman TV, nguhaye ikaze rwose wiyumvemo ikaze. Tuje kuganira bimwe mu biri kuba nonaha. M23 imaje kwikura mu biganiro byari biteganyijwe kuri wa 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025, aho yagombaga kuganira na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibazo cy'umutekano uri mu burasirazuba bwacyo. Yikuye mu biganiro bitunguranye nyuma yo kugaragaza yuko Kongo yakomeje kubagabaho ibitero bikomeye cyane no kugirira nabi abaturage barimo kurebererwa na M23. Ibi nanone kandi ifashe umwanzuro nyuma yuko umuryango wunze ubumwe w'Uburayi ufashe imyanzuro ufatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba M23. Bigaragara ko n'ubundi biganiro byari kuva muri iyo nama nta kintu byari kuyifasha. Ibi byose bibaye na nyuma yuko u Rwanda ruhagaritse umubano warufitanye n'Ububiligi, aho babahaye amasaha 48 yo kuba bakuye abadiplomate bose bari ku butaka bw'u Rwanda. Ndetse si ibyo gusa, n'Ubudage nabwo nuko bwahise buvuga ko u Rwanda rugomba guhita rutwara abadiplomate babo. Urumva ko bitoroshye. Ibyo muri Kongo n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi mu kiganiro byifashe bite aho. Reka dukurikire dusome rino tangazo AFC M23 basohoye. Reka dukurikire twumve uko bihagaze. Nimba utarakora subscribinga liking kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Iyi ni Truman TV, you are welcome, we love you so much, we are together. Shaka ko amahoro agaruka by'umwihariko mu gihugu cyabo cya Kongo. Niko byari bimeze kugeza ubwo noneho muri kano kanya ubu turi kuvugana bahise basohora itangazo rivuga ngo ibyo by'ibiganiro tubivuyemo, twikuye mu biganiro ntabwo tukigiye kuba twaganira n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, turabihagaritse. Ngira ngo bigisohoka ndaje mbasomera itangazo basohoye ukuntu rivuga. Mu itangazo basohoye ndaje wenda ibindi turabijyamo nyuma. Itangazo ngira ngo uri no kuribona kuri screen yawe. Ni itangazo risohotse ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka n'uyu nguyu n'umundi turimo. Itangazo risohowe na AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo
bavuga bati twebwe Alliance Fleuve Congo M23 nkuko bita nyine ayo mahoro uko ari abiri yabaye rimwe yarafatanye. Ati tubabajwe cyane nuko bimwe mu bigo mpuzamahanga ku bushake bwabyo cyangwa se biri kubikora bibigambiriye kugira ngo binanize inzira yo kugarura amahoro muri Kongo yari iri kugenda igerwaho. Iryo ni itangazo M23 yisohoreye ivuga ngo M23 AFC M23 tubabajwe nuko ibigo mpuzamahanga ku bushake cyangwa se bari kubikora nkana babishaka kugira ngo uyu muhate turi gushyiraho kugira ngo amahoro agaruke muri kano karere cyangwa se hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babiburizemo amahoro ntagaruke. Hano M23 mbega mu itangazo itangiye igaragaza ko ibihugu mpuzamahanga cyangwa se biriya bihugu byo hanze ari byo biri gukora uko bishoboye kugira ngo ibiganiro hagati ya M23 na Kongo ntibize kuba. Bakomeje bavuga ngo ati ndetse bakaba bashaka no kuburizamo ibiganiro byagombaga kuba bya biganiro byagombaga kuba ku munsi w'ejo byagombaga kugarura nyine amahoro. Bakomeje bavuga ngo ibihano bamwe mu bantu cyangwa se bamwe mu bamambure bacu bamaze gufatirwa. Mbega mukanya nari mbakoreye ikiganiro kigaragaza ko ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi byamaze gufatira ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda, ariko nagaraba ngabo M23 yavugaga. Ahubwo muri iryo tangazo buriya nabasomeye wumvishemo n'amazina menshi y'abayobozi ba M23 mu mpande zigiye zinyuranye bafatiwe nabo ibihano n'umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bw'uburayi. Abo banyamuryango rero bafatiwe ibihano barimo uriya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'abandi benshi bose nagiye mbakubwira ikiganiro kiraho hasi nicyo cyabanzaga. Nabo bafatiwe ibihano babashinja ngo gufata ku ngufu, babashinja ngo byinshi, babashinjaga byinshi mu itangazo ryasohoye n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi Union Européenne. Bavuze bati hano M23 yakomeje mu itangazo ivuga ngo kubera ibyo bihano byafashwe n'abazungu cyangwa se byafashwe n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi, ibyo bihano bakabifatira abamambure bacu kandi bakabikora babona ko haburaga gatonya kugira ngo tujye mu biganiro na leta ya Kongo. Ibaze ko ibyo bihano byafatiwe abagize M23 abamambure bayo uriya umuryango w'ibihugu by'iburayi bafashe ibi bihano habura gatonya, habura amasaha make cyane kugira ngo ibiganiro byagombaga guhuza M23 na Kongo bibi. Kubera iki ariko babikoze? Nibyo hano mu itangazo binarimo M23 yakomeje ivuga ngo ati ibi bihano bahaye abamambure bacu bagize M23 bakabitanga haburaga gato ngo tujye mu biganiro i Rwanda muri Angola. Ati ibi ngibi nukwataka bino biganiro twari tugiyemo no kubisuzugura kugira ngo bitaba, kandi ibyo ngibyo biraza gutuma nta terambere mu byerekeranye no kugarura amahoro riri buze kuba ryashoboka. Bakomeje bavuga ati ibi bintu bino bihugu bigize umuryango umwe bw'uburayi bakoze byo gufatira abantu bacu ibihano babikoze bameze nkaho badasobanukiwe cyangwa se bakabikora bagira ngo bakomeze bashyigikire ubutegetsi bwa Tshisekedi, bashyigikire n'imigambi ya Tshisekedi yo gukomeza guteza intambara, kuko Tshisekedi M23 no mu itangazo bagaragaje ko Tshisekedi ngo gahunda yari gukomeza guteza intambara. Niyo mpamvu mu itangazo ya 23 ivuze ngo ibi byemezo bifashwe n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi ngo bari gufatira abayoboki cyangwa se abamambure bakomeye abayobozi ba M23 ibihano, bagasohora ibyo bihano habura gato ngo bajye mu biganiro muri Angola. Ngo ni ibigaragaza ko biriya bihugu bishyigikiye gahunda n'imyumvire ya Tshisekedi yo gukomeza gushora igihugu cye mu ntambara cyangwa se yo gukomeza gushoza intambara hirya no hino mu gihugu. M23 mu itangazo ryakomeje ivuga ngo komeje none isaba iyi miryango mpuzamahanga n'ibi bihugu by'amahanga ibabwira ngo bagarura amaso cyangwa se ngo bagarura amaso barebe ibikorwa biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi by'ubwicanyi birimo kwataka hirya no hino mu gihugu. Ikindi ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kurasa mu baturage butarobanuye nimba abarwanyi cyangwa se abasivile. Ati ikindi Tshisekedi ari kurasa intwaro ibitwaro bye ahantu hatuwe n'abaturage benshi cyane, by'umwihariko natwe ubwacu akarasaho turi. Ati Tshisekedi ari kurasa mu basivile, byo n'ubwicaye nyine. Atari kurasa mu basivile akoresheje indege z'intambara zino fighter jets, ndetse agakoresha n'ibyitwa ngo ni CH4 combat drones. Ati nizo ari gukoresha. Mbega hano M23 itangiye inenga biriya bihugu byafashe ibihano, inagaragaza ko bishaka kwica ibiganiro byagombaga kuba mu masaha makenya, ni ku munsi w'ejo harabura amasaha make ngo tugereyo. Ndetse bahita banavuga ati turagira ngo ahubwo ibyo bihugu bigarura amaso
bibanze birebe ibikorwa by'intambara n'ubwicanyi biri gukorwa na Tshisekedi uri kurasa mu baturage akoresheje amadorone, akoresheje n'indege z'indwanyi. Ndetse hasi M23 yashoje itangazo ryabivuga ngo kubw'iyo mpamvu rero ibiganiro byagombaga kuba ejo n'ubundi ntacyo byatanga. Ati tubabajwe nuko organization yacu AFC M23 biriya biganiro byagombaga kuzaba ku munsi w'ejo byaduhuzaga na Tshisekedi tubyikuyemo, ntago tukibigiyemo. Hanini M23 kwikura muri ibi biganiro byagombaga kubahuza na Tshisekedi. Impamvu neza insanganyamatsiko cyangwa se ingingo nyamukuru iri muri ritangazo ni nko kugaragaza ko ibyo bihugu biriya bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi ngo bimeze nkaho bishyigikiye gahunda ya Tshisekedi yo gukomeza gushaka gushoza intambara no kuguma mu ntambara, kuko bo M23 yo ikomeza ivuga ngo twe ntabwo twumva ko bino bibazo byakemurwa n'intambara. Atusibye Tshisekedi ubona ko ibintu byose yabikemuza intambara. Ni kubw'iyo mpamvu tugira ngo ahubwo ibyo bihugu bigarura amaso bibanze birebe ubugizi bwa nabi biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ati naho ubundi ibiganiro n'ubundi ntacyo byaba bikimaze mu gihe ibiganiro bijya kuba mwebwe ibihugu mpuzamahanga cyangwa se ibyo bigo mpuzamahanga mugahita mutangira kudufatira ibihano neza. Ibiganiro byagombaga kugarura amahoro tugiye kubijyamo, ni ikigaragara ko namwe mushaka ko ibyo biganiro bitaba. Ati n'ubundi icyo biganiro ntacyo byaba bimaze, niyo mpamvu organization yacu ya M23 bino biganiro ibyikuyemo.